This is Family Table TV. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye hose. Tugarutse rero mu ruganiriro rwacu hamwe dufatanya gucoca ibibazo duhura nabyo mu miryango yacu, ariko cyane cyane tugamije kubibonera igisubizo, kandi byose bigenda neza, hari bigenda bihinduka byanze bikunze. Uyu munsi rero mbazaniye iki, mbahishiye iki kugira ngo tukiganireho. Reka nterure ngira nti, ese wewe wemera ko umuntu yakundana n'undi umurusha imyaka 20 cyangwa hejuru? Uyu munsi ngiye kukubwira inkuru y'urukundo rwabayeho. Rwabayeho rw'abantu bashimangiye ko imyaka ari imibare, ariko urukundo ikaba ari isano y'umutima. Se nawe ni kubyemera? Nizere yuko rero mwamaze gukurura udutebe twanyu, tukaba turi kumwe, tukaba tugiye kuganira. Igitekerezo cyawe wagishyira kuri comment. Hanyuma iki kiganiro nk'uko dusanzwe tubimenyereye tukagisangiza n'abandi. Ugakora like, hanyuma ugakora na subscribe niba uri mushyashya, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ubibonere ku gihe. Nongeye rero kubaha ikaze. Ni mu mudugudu wa Giramata, ahari urukundo rutamenyerewe ndetse rutangaje abantu benshi rwose bibazaho. Ni inkuru y'abantu babiri barushanwaho imyaka 24, ariko babana mu rukundo rucengera, rushyitse, rwigenga ku bitekerezo, rutitaye ku byo abantu bavuga. Ni Serge w'imyaka 62 na Isimbi w'imyaka 38. Bamaze imyaka 14 bashakanye. Aha rero wakwibaza uti, iyi nkuru y'urukundo rwa Serge na Isimbi rwatangiye gute? Isimbi yari umukobwa ukiri muto w'inyangamugayo, wize ubujyanama mu muryango. Murabizi yuko hari abantu baba bafite ubunararibonye bwo kwigisha imiryango no kubafasha gukemura amakimbirane. Ndumva hari n'umuntu tujye tuganira ahangaha, Goreti, aho ari nawe turamushuhuje, nawe ni umujyanama mu byerekeranye n'ingo, ajya abaha ibiganiro binyuranye hano kuri Family Table TV. Uyu mukobwa rero Isimbi yahuye bwa mbere na Serge muri conference yari yateguwe n'umuryango w'abaganga n'abajyanama b'imibanire. Serge yari umwe mu batanga ibiganiro, afite ijwi rituje, amagambo y'ubwenge n'umutima ushishoza. Isimbi yemeza yuko hari ikintu cyihariye cyamukubise ku mutima. Icyo kintu ni ikihe? Cyavanye Isimbi mu bye. Uburyo Serge yumvishije Isimbi ko kwitonda atari intege nke, ahubwo ari imbaraga. Ngiki kintu cyatumye Isimbi yumva akunze Serge akimubona muri conference. Isimbi aragira ati, nari mfite imyaka 23, uwo afite imyaka 47. Sinigeze ntekereza yuko twakundana, ariko igihe cyose twaganiraga nabonaga ndi kumwe n'umuntu unyumva, utampitiramo, utanshyiraho pressure yo gukundana, ariko akankunda mu bikorwa. Uwo ni Isimbi bivuga. Serge rero wari warigeze gushaka mbere, akagira ingorane, urugo rwe rukaza gusenyuka. Yaje kubona muri Isimbi icyizere cyari cyaragiye, icyizere yari yaratakaje. Serge aragira ati, namubonagamo umutuzo n'ubwenge butaboneka kenshi. Sinigeze ntekereza kongera gukunda, ariko rimwe aza kumbwira aterega nta rukundo rujyaho rutatumiwe. Nk'uko rero bikunze kugendekera benshi barushanwa imyaka, umuryango wa Isimbi ntabwo wigeze ubyakira neza. Ababyeyi be baratangaye cyane, amaze kubibabwira batangira kwamagana icyo cyifuzo n'icyo gitekerezo Isimbi yari afite, yari abazaniye. Nibwo batangiye kujya rero bamubwira bati, ese ntuzi yuko ari utanase wakubyaye? Ugiye kuba umukozi w'umusaza koko? Inshuti ze ku rundi ruhande nazo zamubwiraga amagambo amutera ipfunwe, amagambo atamushimisha, amagambo ashaka kumukura ku mukunzi we. Benshi rero muri izo nshuti ze baramubwiraga bati, uri mwiza, ufite ejo hazaza, kuki wakwemera guhera mu mutaka w'umugabo ushaje? Kuki wipasa mugufiya cyane? Umukobwa mwiza nkawe uzabura umusore mwiza, kandi umusore wifashije, umusore wikundiye, umusore uri mu bihe byawe.
Isimbi yafashe igihe aratekereza, arasenga, aganira n'inshuti ze yari yizeye zamukundaga, zamwumvaga, hanyuma ahitamo icyatuma atuza. Icyo cyatuma atuza rero ni iki yahisemo? Ni urukundo ruturuka ku mutima, rutari urwo kwimenyekanisha cyangwa gukurikiza amabwiriza ya rubanda cyangwa se gukora ibyo abandi bakoze. Icyo yahisemo abantu benshi ntabwo aricyo bakunze guhitamo. Ese ugira ngo Serge we yari yorohewe? Tekereza urungano rwe icyo rwamubwiraga, abagore, abagabo b'urungano rwe. Serge aragira ati, nari mfite ubwoba ko nzasaza hakiri kare, maze Isimbi akabona abandi basore bo mu rungano rwe akanyihakana, akanta, ntankunde. Ariko buri gihe yakundaga kumbwira amagambo yankomezaga umutima agira ati, ntabwo nkunze imyaka, nakunze umutima wawe. Ese Serge na Isimbi babanye bati? Isimbi na Serge bubatse urugo rudasanzwe, urugo rwakomotse mu mitima yabo, atari bya bindi byo kureba ibigaragara ngo kanaka atunze iki cyangwa kanaka atunze iki. Bubatse urugo rudasanzwe, urugo rurimo ibyishimo, urugo rurimo amahoro, urugo rurimo umutekano, urugo rufite byose, ibintu n'umutima, ibintu n'urukundo, ibintu n'impuhwe n'imbabazi. Bakaba rero bavuga bati, dore ibintu bitatu byadufashije kubaka urugo rwacu rukaramba. Icya mbere batubwira cyabafashije kubana bakarambana kandi bararutanaga imyaka myinshi, ni ugusangira intego. Hejuru yo guhuza intego z'ubuzima busanzwe, hejuru yo kugira icyerekezo kimwe, baranavuze bati ariko rero ntabwo dukwiye ubu buzima tubayemo bwafasha abandi, reka dukore ikigo kizajya gishobora gufasha n'abandi mu mibanire yabo. Ikindi kintu cyafashije urukundo rwabo kuramba ni ugutekereza ejo hazaza. Isimbi ibyo yakoraga byose, ubuzima bwe bwa buri munsi, ibyo yatekerezaga gukora byose, yiteguraga ko Serge azasaza mbere ye. Ni ukuvuga ngo ibyo yari abizi, ntabwo ari ibintu byamugwiriye, ahubwo ibyo yakoraga byose, ibyo byose yarabitekerezaga ati, Serge azasaza mbere yanjye. Ibyo rero bikaba bitarigeze bimutera ubwoba, ahubwo byakomeje kumuha imbaraga zo gukunda atizigamye. Ikindi cyabateye kurambana mu gihe barushanwaga imyaka itari mikeya ni ubwubahane hagati yabo. Ubwubahane hagati yabo mu rugo rwabo, ni ukuvuga urwa Serge na Isimbi, ijambo ry'umwe ntiriruta iry'undi. Ngo Serge wenda avuge, njye wenda muruta imyaka, bityo murusha igitekerezo, murusha kureba ibintu, murusha kureba kure. Oya, ni ukuvuga ngo buri wese yubahaga igitekerezo cya mugenzi we, bakaganira ku bintu bibabaje, byaba ari ibyababaje hagati yabo cyangwa se n'abandi bantu, abaturanyi, bakaganira ku byishimo byabo, ariko cyane cyane bakaba ari abantu bitaga ku mibanire yabo nk'ikintu gihoraho, gikenewe kandi bagomba guhora bitoza. Bagahora bitoza ubwo bwubahane, ibyo byishimo, uko gusangira ijambo, uko gusangira ibitekerezo, bakabigira ubuzima bwabo bwa buri munsi. Isimbi rero agakomeza agira ati, turi abantu babiri bafite imyaka itandukanye pe, ariko twahuje icyerekezo. Namukunze uko ari, ndamukunda kandi nzakomeza mukunde, kandi namubaye hafi igihe cyose kandi nzakomeza mube hafi igihe cyose. Na n'ubu nubwo Serge agendera ku nkoni, niwe muto mu mutima wanjye. Yabivuze aseka, anezerewe, yishimye. Ese iyi nkuru ya Serge na Isimbi hari ubutumwa iguhaye? Hari abantu waba uzi babanye nka Serge na Isimbi? Serge na Isimbi bemeza ko imyaka itabuza abantu gukundana cyangwa kubana neza igihe kirekire. Bati rero niba ushaka urugo rwiza, si ukurambagiza uruhu rutoshye, ni ukurambagiza umutima. Ni ukurambagiza umutima wihangana, usabana, utekereza ejo hazaza. Mu rugo rwa Serge na Isimbi, imyaka ni imibare, urukundo ni amahitamo. Ese nawe niko ubibona? Reka dusoze twibaza iki kibazo. Ese wowe wakwemera gushakana n'umuntu murushanwa imyaka 20 cyangwa hejuru?
waba utekereza yuko se mushobora kubana igihe kirekire, cyangwa nawe ubona ko imyaka ari inzitizi ikomeye kuruta urukundo? Twibuke ko batubwiye ko ibintu bitatu ari byo byabafashije kubana, bakabana barushanwa imyaka kandi bakabana igihe kirekire. Batubwiye bati hari ugusangira intego, hari ugutekereza ejo hazaza, hari n'ubwubahane hagati yanyu, hagati yabo. Reka rero dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Abantu mwese mwashakanye murushanwa imyaka myinshi, reka tubifurize kubana neza, kubana mu mahoro, gukundana. Batubwiye ko imyaka ari imibare, ariko urukundo rukaba amahitamo y'umuntu. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye muhita mubibona, mukore like, hanyuma kandi iki kiganiro mugisangize n'abandi. Komenti zanyu ni ingirakamaro kuko ibiganiro dukora biba byubakiye cyane cyane kuri komenti mwaduhaye, mwaba mwaciye kuri Family Table TV cyangwa se mwanaciye mu gikari mukatubwira muti musatuganirize kuri iyi ngingo cyangwa iriya. Reka rero mbashimire, mwakoze. This is Family Table TV.